Bano bahaka binjira muri telefone yawe bagakora icyo bashaka, bahindura imyirondoro, bakohereza amafaranga, yewe guhera ku ikarita yawe ya banki, password n'ibindi byose bikorerwa muri telefone yawe baba babikurikirana umunsi ku wundi. Ushituka babahaye access mu buryo utazi, bakajya bagukurikirana akantu ku kandi. Niba uzi yuko setting ya telefone yawe idasetinze muri ubu buryo, ni ukuvuga ngo Google Chrome yawe muri setting hayo hakaba hafite ubwirinzi bwitwa standard protection. Menya yuko account yawe mbese iri mu marembera, sinzi ukuntu nabivuga. Igihe cyari cyo cyose wagiye usura site, harimo izo wasuye zitizewe, izo ngizo zabashije kuba zabika amakuru yawe y'ingenzi, guhera kuri password kuzamuka kugera kuri credit card. Ibyo byose babashije kuba babibika mu makuru yabyo. Rero kurikira ino video step by step, nta kintu na kimwe usimbutse, mwereke uburyo ugomba gufungura iyi standard protection, hanyuma nawe byibura ukazajya uba ufite amahirwe yuko buri site usuye bahita bakumenyesha bakakubwira yuko urwo rubuga rutizewe rushobora nyine kuba rwakwibira amakuru, kuko hari phishing website ziba amakuru y'abantu. Izo ngizo rero ugomba kwirinda ugatandukana nazo muri aka kanya. Fata telefone yawe tugendane step by step, hanyuma uze kuri runo rubuga rwa Chrome. Ahangaha dushakira, ukimara kugera kuri Chrome uraza kuri tuno tudomo dutatu turi mu nguni, uradukandaho. Barahita bakuzanira liste imeze gutya. Uraza hano kuri setting, ukimara gukanda kuri settings urategerezaho gato, barahita bakugeza hano. Hanyuma rero ahangaha uraza guhita ukanda kuri privacy and security. Ukimara gukanda kuri privacy and security uramanuka gatoya, ugende usoma uze hano kuri security. Ni ukuvuga ngo hano kuri security urahitamo buno buryo bwa safe browsing. Ubwo twe urabona buri kuri standard protection. Reka ubwo nawe urareba ubwawe ukuntu bumeze. Hanyuma ahangaha haba harimo uburyo butatu. Hari enhanced protection ariyo yiyi ya mbere, hakaza standard protection, hakaza no protection cyase no recommended. So ahangaha rero wowe uraza kureba yuko bifunguye kuri standard protection. Hano ha kabiri niho ugomba guselectinga ukaba wacuzinga. Niba ubona bifunguye hano kuri no protection, menya yuko account yawe nta mutekano ifite. Bazajya bakoresha amakuru yose ukoresha muri telefone yawe mu gihe wasuye urubuga rutizewe, nyine rubasha kuba rwakurikirana amakuru y'umuntu muri telefone yiwe. Hanyuma rero niba wabanye nanjye muri no video, ndakeka ikintu ubashije kuba wamenya ni ukuba wafungura uno mutekano ubasha kurinda amakuru yawe. Hanyuma Google yoyo ikazajya ihita ikumenyesha, ikakubwira yuko urwo rubuga ugiye kujyaho rutizewe. Ni ukuvuga ngo uburyo twabinyuzemo cyangwa se uburyo twabirebeye hamwe nabiberetse neza muri no video. Reba yuko kuri no safe browsing uri ku gice cya standard protection. Nusanga uri ku gice cya standard protection ubyihorere, nusanga utari ku gice cya standard protection uba ariho ushyira. Birabujijwe kuba wahitamo ahangaha ha no protection, kubera yuko ni bibi cyane, bazakwibira amakuru igihe icyo ari cyo cyose. So kanda subscribe kugira ngo izindi video nzashyiraho uzabashe kuzibonera wa mbere, cyangwa se zizakugireho ku gihe. Ubutunze Pi Network, ndagira ngo nkubwire yuko ugomba gukanda subscribe, ukajya muri commentaire, hanyuma ukambwira niba koko ukeneye yuko twazarebera hamwe uburyo usuzuma urubuga, amakuru yarwo, niba rwaba rwizewe, hanyuma ukarukoresha nyine uzi neza yuko utaba uri mu byago.
ubundi hari intambwe eshanu unyuramo ugiye kureba yuko urubuga rwizewe, waba ukoresha Android computer. Ikindi mwebwe musura amasayiti mwiboneye ngo mugiye kudownloadinga ibintu mugasura site mudafiteho amakuru, ndababwiza ukuri yuko muri mu kaga gakomeye cyane niba muzi yuko mutunze Pi network mu matelefone yanyu. Ahangaha bazabasha kuba bakurikirana imyirondoro yawe yose urimo urakoresha kuri iyo site, password mu kuvuga ngo credit card, ikarita nyine yo kwishyura. Ibyo byose bazabikurikirana babashe kuba babikoresha nabo ku giti cyabo cyangwa se mu nyungu zabo bwite. Ni hahandi uzasanga account yawe ya Pi network utakifite access, baramaze guhindura password n'ibiki byose mu buryo wowe utazi. Ahangaha bazaba babasha kwinjira muri telefone yawe bakore kimwe, barebe ikintu cyose ufite muri telefone yawe nta na kimwe basize, amakuru yawe yose bazaba bayafite.